izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nitwa Byukusenge Marie Jose, nongeye kubaha ikaze ku mabuye mazima, kandi mbashimira abakoze subscribe, like na comment na share. Abantu babikoze Imana ibaha umugisha cyane. Uyu mwanya rero nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yamwe ngo turiganireho. Mbahaye ikaze rero, mwumve ubutumwa Imana yampaye, kandi mugire no kumvira. Kuko iyo Imana itegetse ngo vuga iki cyangwa ikakubwira ngo vuga iki kintu, buriya haba hari impamvu kandi bibona ko hari n'abo bireba. Rero reka mbere yo kugira indi mvuga mbanze nsenge. Ndagushimye Uwiteka Mana yacu, ndagushimye kuko umpaye umwanya mwiza wo kuganira n'ubwoko bwawe. Muri uyu mwanya rero ndagushimye kandi ndakwinginze ngo urukire kubana nanjye no guhagararana nanjye, umfashe nge ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abagiye kumva ndabasengeye kugira ngo buri wese umuhe kumva kandi umuhe kumvira. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Igihe kimwe nari ndimo nsenga, ubu butumwa bumaranye iminsi igera nko ku byumweru 2 cyangwa 3. Nari ndimo nsenga ahantu, nari ninyabije ahantu ku kagoroba, nta na Bibiliya najyanye, ndavuga nti reka ngende nsengeho iminota mikeya mpite ngaruka. Mu gihe rero nari ndimo nsenga, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nimbwire ubwoko bw'Imana ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ukaba urakaza uyazi, ngiye kukuka. Iryo jwi niko ryambwiye. Urumva nta Bibiliya nari najyanye, ariko nk'umuntu usanzwe nsoma ijambo ry'Imana nahise nibwira ko ayo magambo ari mu ijambo ry'Imana. Ndavuga nti aho ndi bubonere Bibiliya ndayashaka nyasome. Aho naboneye Bibiliya rero nasanze ari mu Byahishuwe ibice 3 guhera ku murongo wa 14. Ni urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Umurongo wa 14 uravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti, uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Amen. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana, Imana yatangiye itubwira iti, itwibwira ivuga ngo, umugabo wo guhamya witwa Amen cyangwa se wiyita Amen, kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, rero Uwiteka niwe uvuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Intego y'iri jambo ni iyi ngiyi ubundi.
Iri jambo rirareba abantu bamenye Imana, abantu bihannye, abantu ngo ni abakristo. Nibo bajya bagaragara badakonje cyangwa batabizi. Ugasanga umuntu aravuga ngo ndi umukristo, ndi umukozi w'Imana, aragera mu banyabyaha akifatanya nabo, aragera mu bakozi b'Imana mu rusengero akifatanya nabo, ugasanga aravangavanga, arajya hirya arajya no hino. Uwo ni we ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo ni akazuyazi. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ukaba uri akazuyazi ngo Imana igiye kukuruka. Ibyo bishobora kuvuga iki? Wabikoraga. Hari igihe bimwe wabikoraga bamwe bakakubona, cyangwa se hari n'ababikora bakagerageza kubikora mu rwihisho ku buryo hatari n'ubabona, ariko baba bakubonaga baba batakubonaga, Imana igiye kukuruka. Imana igiye kugushyira ahagaragara, nirangiza ikureke, igukureho amaso, igukureho amaboko, ibyo wakoraga bijye ku mugaragaro, kandi Imana igukureho amaboko. Ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ushobora kuba uri umutunzi koko cyangwa uri umukire, wibwira ko utunze, wibwira ko ntacyo ukennye, ariko niba uri akazuyazi, nta kintu ufite. Ngo nyamara nubwo uri umukire kandi ukaba uri n'umutunzi, ngo ntabwo uzi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Ijambo ry'Imana cyangwa se Imana mu ijambo ryayo irakomeza itugira inama, itubwira iti dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Nta kindi birimo bishaka kutubwira. Egera Imana, uyisabe imbaraga, uyisabe guhitamo kimwe kandi uhitemo neza, uhitemo inzira y'ubugingo. Ntabwo nakugira inama yo guhitamo inzira yo kurimbuka, ahubwo hitamo inzira y'ubugingo kandi uyigende uyikunze. Nubwo ari inzira ifunganye, ariko irajyana abantu mu bugingo. Wihitamo rero iyo kurimbuka, kuko nta cyiza cyo mu irimbukiro. Nabagiraga inama bene data ngo muhitemo kimwe, kuko nuhitamo inzira y'ubugingo uzaba wubahirije ijambo ry'Imana, icyo ririmo kukubwira ngo ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Bino mbigereranya n'agakiza. Ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Imyenda yera igereranywa no gukiranuka, imirimo myiza. Kuko iyo ufite agakiza uranakiranuka, wera imbuto, ugerageza gukora ibyo Imana ishaka. Ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Iyo uri muri Yesu neza, burya hari andi maso ugira y'umwuka, ukamenya ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, ukamenya aho ugomba kunyura n'aho utagomba kunyura. Rero bene data, ni ijambo ry'Imana. Ubwo udakonje kandi ntubire, ukaba uri akazuyaze, Imana igiye kukuruka. Kandi ntiwirate ko hari icyo ufite, waba ugifite waba utagifite, waba ugifite cy'ubutunzi bwo mu isi tubona, ibyo ntacyo bimaze, nta nubwo bihagije muri uru rugendo rugana mu ijuru. Hari igihe uzisanga ntacyo bikumariye ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwawe, cyangwa ku munsi w'urubanza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ngabo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano.
ngo nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Imana irimo irakomanga ku rugi ku mutima wawe. Kingura musangire, kingura ubane nayo, kingura ureke kuvangavanga, kingura retope revo nezakire, kingura wakire Imana mu mutima wawe, ureke kunyura hirya no hino, ureke kuvangavanga. Mu izina rya Yesu uhitemo kimwe kandi usabe imbaraga. Imana iguha imbaraga, uhitemo agakiza, uhitemo urugendo rugana mu ijuru, uhitemo inzira y'ubugingo. Nibwo uri bubaye umutunzi, kandi nibwo uri ubaye umuntu wambaye Imana itabona nk'uwambaye ubusa, nibwo uri bube ubaye umuntu ureba Imana itabona nk'impumyi. Imana ishimwe cyane. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Kingura urugi rero, kingura umutima wawe, Imana yinjire iwawe musangire, mubane, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Bene Data, kuba umutunzi, ufite ubutunzi, ufite amafaranga si ikibazo. No kuba Imana itarabiguha utabifite, ntabwo byakubuza gukorera Imana. Rero gira ubwo butunzi n'ubukire, ariko ukorera Imana, we kuba akazuyazi. Niba uri n'umukene Imana itaraguha ubwo bukire, ntabwo ari impamvu yo kudakorera Imana. Mu bukene bwawe korera Imana kandi izaguha umugisha. Amena. Reka nsoze ijambo ry'Imana dusenga. Uwiteka Imana yacu, Imana y'inyembaraga, Imana y'ubutware n'ubushobozi, urakoze kubw'ijambo ry'Imana dusomye. Nsengeye abaryumvishije, nsengeye abantu bitwa akazuyazi, abantu bananiwe guhitamo, bakaba bari mu nzira ebyiri. Ndabasengeye kugira ngo bambike imbaraga, bahe guhitamo inzira imwe kandi inzira y'ubugingo, kandi ubashoboze kuyigenda, bambike imbaraga z'umwuka wera, bambike n'imbaraga kugira ngo bazabashe kugera iwawe amahoro. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.